Nongeye kubasuhuza mwese inshuti bakunzi ba Kamanzi Official, mbifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Mugire icyumweru cyiza kandi mugire n'imyiteguro myiza y'iminsi mikuru kuba yemera. Hanyuma tugarutse mu makuru n'ibiganiro kuri cryptocurrency. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe updates cyangwa se ibintu bikurikira. Hari Sprout Network kubayimayininze, hari Honeygain, hakaba Hifami, hakaba Siwalet, hakaba Zenapay, hakaba Tokcoin ndetse na Avem Network. Wenda mpere kuri Tokcoin. Tokcoin nta kidasanzwe kindi, itangazo riracyari ryarindi yuko tuzakora KYC yayo ku itariki ya mbere z'ukwezi. Tuzatangira gukora KYC yayo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026. Ushatse kumayininga Tokcoin urareba ikiganiro kuri Kamanzi Official video nimero 278 igufashe kuyiregisteringa. Hanyuma ubwo ndagira ngo izo zo tube tuzikuyeho. Avem ushaka kuyimayininga urareba ikiganiro video kuri Kamanzi Official nimero 335 igufashe kuyimayininga. Ushaka kumayininga Sprout Network urareba video kuri Kamanzi Official nimero 342. Izo tubaye tuzikuyeho. Hanyuma Tokcoin tube tuyigijeyo, abwo yo tugiye kuyikoresha, ahubwo reka twikoreshereze izi zindi. Reka mbanze mbwire abantu batarakora subscribe muyikore, mukande like, hanyuma musharinge inkuru igera kuri bagenzi banyu. Hanyuma kambanze ntambutse itangazo, hanyuma twinjire turihuta muhumure, ntago biri butinde. Murabizi yuko hari abantu nahaye promotion izarangirana n'itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Uko tuzajya tubonana cyangwa se tukavugana kuri telefoni, nzajya mbafasha, nta kindi mbabajije, yaba ari kuri Pi Network ndetse n'izi application zindi tumayininga kuri Kamanzi Official. Hanyuma hari indi promotion nari nabahaye nimero 2 irangirana n'ikibazo wakoreshaga muri Pi Network gusa, ariko iyo kirangiye ubwo tuba turangizanyije nyine. Hanyuma rero ndagira ngo ntange promotion yindi. Iyo kwiga yo ntabwo nayivuzeho, nzayivuga kwayo. Turimo turabitegura mu kwezi kwa mbere, turabitegura kwiga Pi Network, OKX, Binance, noneho haje na Siwalet abayishaka, ariko muraza kumva ibyiza byayo. Hanyuma promotion ngiye kubaha ni promotion navuga ngo ni y'umwaka. Promotion izamara iminsi 2, ariko irangirana na service wahawe uwo munsi ku itariki 27, ubwo ni kwa gatandatu, ndetse no kuri 28, ubwo ni ku cyumweru. Ubwo navuga ngo ni mu mujyi wa Kigali. Nabonye aribo bantu bitabira, nibo bantu nabonye baha ibintu agaciro kabisa. Mujyi wubahwe, murwa mukuru. Hanyuma tuzakora iki? Bizagenda biti? Application tumayininga zose hano kuri Kamanzi Official, waba ushaka kuzishyiramo ari ubwa mbere, waba ushaka kuzuza ibituzuye, guhera kuri Pi Network mbese kugeza aho tugeze ubu, uyishyiramo ubwa mbere, ugira ibyo akosozamo ari ugukoresha KYC, izo application usibye izaturumbiye, kuko hari izaturumbiye shaho. Nibyo nababwiraga, mubagarire yose naho uzirizera n'irizarumba. Mu gihe Pi GCV igitinze kubera ko ntago iri hafi hano, mwihangane ntago ariyo makuru nzanye, ariko ayo mfite kuri byo muyihanganire rwose, ntabwo iri hafi hano, mwihangane. Amerwe muyapfuritse iyo mwisaho, kubera ko abantu birirwa babeshya full open mainnet, ariko sha mumeze mute? Mwakihanganye rwose, mwakitonze rwose, basi musome nibura ni musome murebe. Mu gihe rero ibyo bigitinze, katube twirwanaho, tube dutoragura utwo dutoraguye. Nka Tokcoin yagaragaje ko tuzakora KYC kwezi kumwe, mukundi ba listing
birashoboka ko baristinga tukimayininga pe. Avemu nyifungura Avemu kambanze iri tangazo ndisoze. Icyo uri bukore niki? Niba uzaza kwa gatandatu nyandikira WhatsApp cyangwa umpamagara umbwira uti ndikanaka nzaza kwa gatandatu, cyangwa umbwira uti ndikanaka nzaza ku cyumweru, hanyuma nkubwire ibyo usabwa naho tuzahurira. Okay, mu mujyi wa Kigali kuri 27 28 nidukora umuganda kwa gatandatu, ubwo tuzahura nyuma ya saa 6 saa 8 saa 7 nako. Nitudakora umuganda tuzatangira saa 4 muri ko tayari. Sawa, mpamagara ngukubite promotion ebana ugenda uvuga uti iyi niyo kweri nagiye. Avemu ni itangazo mbasomera gusa mwumve amakuru meza ari muri Avemu network. Muzi nibindi 2026 turaryoha. Avemu igeze hano tumayiningira, ureba hari kuri username hari akantu k'umutuku niho haba hari itangazo ukandaho. Basohoye irindi tangazo se, basohoye irindi kambanze iringiri yo hepfo banditse bati official announcement Avemu token DEX trading launch. Avemu token is entering a new era. Token ya Avemu igeze mu gihe gishya. Dear community, ariko reka mbabwire hano muraza kurisoma. Bavuze ngo nkuko bari batubwiye yuko ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu bazatangiza DEX ya Avemu, decentralized exchange ya Avemu bwite, ngo iryo tangazo riracyariho n'ubundi, ariko birashoboka yuko bishobora kuba mbere yuko kwezi. Bavuga ngo on June 1st 2026 all trading and transfer locks will be fully lifted. Ubucuruzi, kwishyurana, guhanahana amatokens bizafunguka. From that date, kuva kuri iyo tariki, Avemu token will be freely tradable on the open market. Kuva kuri iyo tariki Avemu izagira gute? Izaba iri ku masoko. The power of Avemu lies within its community. Together we rise higher. Ubushobozi bwa Avemu bushingiye ku banyamuryango, turi kumwe ntacyo tutageraho. Ariko tangazo barihinduye. Ngaka gatangazo kandi basohoye kavuga ngo Avemu token is preparing for DEX trading. Urabona iringiri barisohoye mbere, noneho rero iri shyashya ni iringiri. Avemu token is preparing for DEX trading. Avemu token irimo kwitegura gucururiza kuri decentralized exchange, ubwo ni yayo nyine. While the previous shared June plan remains valid, mu gihe rya tangazo ryo mu kwa gatandatu rigifite agaciro, trading and transfer restrictions may be lifted before June. Nyamara ibyo bindi biteganijwe bishobora gukorwa mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Progress is moving faster than expected. Ibyo birimo gutegurwa, birimo gukorwa ku buryo bwihuta rwose, ku buryo butateganywaga. All updates will be announced via official channels. Andi makuru tuyabonera ku mbuga zitandukanye za Avemu zemewe. Stay ready, mwitegure, Avemu is coming, Avemu iraje. Rero nabibabwiye ushaka kumayininga Avemu nyamara sha Avemu ubundi tubibutse yuko iri ku gaciro k'amadolari 0.0231. Kandi rero ukinjira iyo wujuje ibisabwa bagukubita 1700 zose, ubundi ukajukiramo no dukina tukakongerera. Umuntu ashobora gukina n'ibihumbi bingahe bibiri ku munsi. Mwirwaneho nimutirwanaho nawe uzabarwanaho mwana. Twagiye kuri Zenera Pay yifungure. Iyi ifunguye kuba bamaze kuyiregisteringa. Urabona hano hejuru mu iyo nteruro munsi y'ifoto hari utuntu dutatu. Utu tuntu ugenda ukandamo bakaguha nk'iminota nka 30 kugeza uturangije. Uko ugenda udukandamo niko bagenda bakongerera uducoin. Avemu rero mu abantu mwe, iyi ngiyi izajya ku isoko mu kwa gatandatu umwaka utaha. Izajya ku isoko mu kwa gatandatu, hajye mukazi ukana mayininga hano hepfo
abanditseho start mining, ibyo ngibyo murabizi. Abantu rero arya buriya ZeneraPay iri kuri kangahe? Kanyibashakire mbabwire nimero yayo bashaka kuyiregisteringa. Nabonye haragiyemo abantu bake imenya baranze. Utu ducoin dukeya nitwo tugira agaciro kanini mw'abantu mwe. Mwari mubizi ibyo ngibyo? ZeneraPay registration. ZeneraPay network, huh? Is it network registration. Turore ni nimero kangahe buriya? ZeneraPay ZeneraPay nimero 411 ushaka kuyiregisteringa registering kuri Kamanzi office iraberekera abayobora. Ubwo nayo turayirangije. ZeneraPay turayirangije, ni kare yanagira ngo mbereke uko ba updating akara kantu kamara iminota 30. Ubwo iminota 30 ishize tayari. Noneho tugiye kuri Sprout. Turaza gusoreza kuri HiFami. Sprout kwimayininga nabibabwiye, urareba ikiganiro cyangwa se video nimero 342. Ubu ngubu bahinduye, nabo batanze iminsi mikuru kwimayininga, yahinduye uburyo bo baranagukubira noneho. Shane mu mining ni mayiningire sha mureke ibintu by'imikino. Dore ubu ngubu nkanjye nsigaje amasaha 7 kugira ngo nongere ku mining. Ariko murabona hano hasi hari handitse ngo boost, ariko noneho handitse ngo secret boost, ibihembo by'ibanga. Hano rero nagaseke ngaka kumutuku. Aha, ukimara kwinjiraho niba ari ubwa mbere, ubu bagusabye kwa updatinga, urahita ukomeza gutya ngiye kubereka. Muri hangana ari bamwe byananiye byabacanze bari banyereka, nabwo yani mukurikira ikiganiro mukanya. Ukimara gufungura barakwereka gutya, uze hano hasi ukande kuri continue. Hano hasi urabona hariya ngo what's new in version yabigeze kuri 1.1.8. Ujya hano hasi kuri continue, nurangiza ukomeze umanuke, nugera hano kuri iyi page umanuke, uzamure umanuke, uzugere hano nanone anditse continue, nanone uherukije ibi byose urabisoma ugera hariya cyangwa se we kubisoma. Ibyo ni ibihembo bizatangwa, ne kwa kundi ibihembo byabo babikomeje. Babirebye ibihembo byabo babikomeje. Uwa mbere azahembwa ibihumbi 15 bya Sprout, uwa kabiri ibihumbi 10, uwa gatatu ibihumbi 5, kuva ku wa kane kugeza ku wa 25 bahembwe igihumbi buri umwe. Hanyuma bazabitangaza ku itariki zingahera arya ni mu kwa mbere ku itariki 19 z'ukwa mbere 2020, nibyo na gatandatu. Hariya rero banditse 2025 ariko baribeshye ni 2026. Hanyuma ukandi hariya hasi kuri continue, nurangiza uze hano umining nkuko bisanzwe. Numara ku mining barahita bakuzanira ipage, ukanda hanga handitse ngo take me there, uze nibirangira ukanda hano kuri close, hanyuma usubire numara ukanda kuri close ukande hano hasi kaveyo ugere hano bagwa iki page. Nanone iki gipaje ugende umining. Numara ku mininga baraguha igipaje kimeze gutyo. Numara gukanda hano kuri close barakujyana aho miningira. Numara ku mininga barakuzanira hangaha bakwereke yuko hasigaye iminsi 29 uyu munsi ngero 28. Hanyuma ikiciro cya mbere urakimayininze baguha iminsi ngahe. Hanyuma nurangiza ku mininga bimaze kurya, urabona hano Sprout and izo baguhaye ngizo 100. Nibamara kuziguha umanuke, dore icyo gipaje kiriho iminsi 30, umanuke dore ne iminsi 30. Hanyuma umunsi wa mbere, inshuro ya mbere umayininze byimarikeho hano. Njye bankubise 2 ku munsi wa mbere, ntegereje kumayininga uyu munsi ngo ndebe nsigaje amasaha 7. Hanyuma ukomeze uze wongera umayininga usange byahindutse gutyo. Wamaze ibingibi wabirangije, usubiraho tumayiningira usange bimeze gutyo. Ugiye kumayininga bya bintu 7 byose, za nshuro 7 zose baguhe.
umayininge akambere karangire amasegonda birangire zirindwi zose zirangire nizirangira urahita ngo fast boost used ukande hano kuri close sibyo baguha aka message ukande kuri close numara gukanda kuri close urabona kumayininga baguhe isaha iminota 57 nirangira urongera umayiningi ukandeho nukandaho baraguha akangaka don't miss out ukande hano hasi ngo claim my gift now ukandeho baguhe ibihembo byawe hanyuma hazi iki gipaje kingiki ukomeze umanuke ugera hangaha baguhe umunsi wa kabiri baguha inshuro ya kabiri nirangira bakubwire bati badge unlocked ntabwo ifunguye irafunze for day 2 ubwo no gutegereza ku munsi wa kabiri hanyuma rero ku munsi wa kabiri handitse ngo secret bot secret bot ndayimayininga uyu munsi ndayimayininga nayo ubwo ni yindi ya kabiri nimara kuyimayininga bibe birarangiye bame isaha nanone ninyirangiza ntegereze irangiye utegereza umunsi ukurikiyeho bibe birarangiye utangira kumayininga nko bisa ubu uyu munsi ndi burebe uko bihagaze ni ukuvuga iki ndi bu mayininge n'ubundi secret bot biri bugende nkuko n'ubundi harabyagenze twagiye tujye kuri avuga ko nashaka ko dutinda ko urabona ko ari byinshi ariko turabigerereye Honeygain rero abayiregisterinze yo nta kiganiro twigeze tukora cyo kuregisteringa tubaha linki ubu ngo bimwe tuzajya tubaha linki ubundi mwirwarize n'ubundi uzi kwigisha abantu ngo bikorwa gwicya abantu bakirundamo barangiza ntibagire icyo bakora ubwo rero tujye kujya dutanga linki uri bubishobora bari bubikora nyine na parika kandi pariki hanyuma rero tugeze hano kuri dashboard urabanza ugakura akagasaraba kari hasi akangaka mu binyuguti hold update nkagira nkagakuraho tayari noneho ndajya hariya hejuru ahagari buryo connected ndagira nkande kuri karakabindi nimara kugakandaho hano hasi handitse ngo open report handeho dore uko kameze ongera ugakandeho aka kabindi congratulations credit added to your account amanota yagiye kuki kuri account yanjye ngira niya nti okay hande kuri okay nimara gukanda kuri okay ndongera nkandeho hareta yandikeho hariya ngo sharing ndongera nkandeho ni nkandaho murabona ko bampaye amasaha 19 iyo arangiye nibwo bikora ariko iyo wayarengeje upfa kutarenza icyo gihe kindi bagomba kuguha nk'ubu nkanjye arangira mu masaha 9 saa 8 ariko ubu murabona yuko tayari z'ijoro ubu mbikoze none mu gitondo ku isaha esangapi mu gitondo saa 12:55 hanyuma ubu byarangiye nabisoje ngiwe ahubwo abashaka kuzuza ibindi bisabwa hanyuma ubu ngubu murabona ko nari mfite iminsi 3 ejo uyu munsi ugomba kuba ari wa 4 ariko murabona yuko bitagiyeho mwibuka yuko igitangira ugomba gukora iminsi 7 utaruhuka hanyuma bakaguha credits 500 iyo zirangiye baguha credits baguha iminsi 14 nazisoza neza ntasibye bakama credits 100 iyo mbisoje bampa iminsi 21 nayirangiza ubwo nkajya kubikuza nshobora no kubikuza mbere yuko iyo minsi ishira urugero reka mbereke ubu ngubu ndaje kandi mbanze sohokemo nimara gusohokamo nongere ninjire urebe ko batampa umunsi wanjye wa 4 ndabangeze iminsi mu minsi 14 ubwo ndabasigaje iminsi 10 kugira ngo nsoze ikiciro cya kabiri ikiciro cya mbere ni iminsi 7 utubindi 7 ukabina akabindi buri munsi ikiciro cya kabiri ni iminsi 14 ubwo ni utubindi 14 ikiciro cya gatatu ari nacyo cya nyuma ni iminsi 21 yose hamwe ni iminsi 42 madolari 20 yawe kuraho kagasaraba hasi 20 yawe ukabura yegukanye ariko nshobora no kuyuzuza mbere nshobora no kuyuzuza mbere hanyuma twagiye dore iminsi yanjye 4 bayishyizeho yari 3 none 4 bayishyizeho
hanyuma manuka hasi. Nk'ubu nkanjye ngejeje amadolari 12 n'ibice 44. Mu mining rero muze mukande hariya ku kabindi. Ushaka ko bakwinjiriraho utanga link yawe uza hano hasi copy. Hanyuma ugiye muri hano muri my achievements ukandamo ukagenda ureba iyo ugomba gukandaho, nk'iyo ngiyo ya Rocky, nk'iyi silver, oya silver ni ya 14. Ukagenda ukakanda hano kuri rewards, wageze ukanda kuri rewards, iyi ngiyi narayishyuje, iyi narayishyuje. Jackpot nayo waba uyishaka ariko ntabwo ngira ngo iragerwaho hari. Jackpot urabona ko ntabwo iragerwaho, ari biba bigisabwa. Nishyuje ziri ebyiri. Ukandaho nawe gutya, hanyuma bakakuya ngo claim, ugakandaho bakaziguha. Cyangwa se hari igihe baguha 500. Nk'iyi ngiyi nayo Buzz Master, n'iyi ngiyi narayishyuje. Yego nizo ngizo, izindi no kugenda ukurikiza intera. Hano again mu mining sha, iyi ngiyi ukoresha wijya wirinda gufunga internet yawe, jyireka baguhembera internet mega waguze zose. Ariko hari ibindi nibagiwe, ariko narabiberetse. Ngwino hano muri Hanigen, tugiye kujya kuri Hi Family. Ni Hi Family. Hi Family no kuvuga ngo uraho umuryango. Aha. Hano manuka hano hasi urebe iburyo, kara kaziga karimo akantu k'umukara, kaziga k'umuhondo karimo akantu k'umukara. Munsi yaho ari akantu katagara kanditseho ngo mo. Ngaka. Ukanzeho gahita kagaragara. Maze gukandaho urareba ugenda wuzuza ibi ngibi byose, ukandamo kuzuza nk'ibi ngibi achievements twabibonye. Ego ukaza hano kuri transaction history ukarebaho ko bimeze. Ngizi zo bagenda bampemba kuri aka gasaraba, azibonye ukagira n'ibyo ushaka kubaza nta kibazo. Subira inyuma ujye kuri statistics, itegerezeho naho ko bihagaze. Statistics babireba kuri aka gasaraba uko wagiye ukora. Subira inyuma aho nifuza cyane nahangaha kuri settings. Settings ugenda wemeza tura twose, hanyuma ukaza ukagera ahangaha mobile data limit. Urya mu nkange nashyizemo ko nkoresha mega 100, sibyo? Wandikamo gutya izo nkoresha ku kwezi, shobora no kurenga. Narangiza nkakanda hano hasi ngo done gutya. No kuvuga ngo kuri za zindi rero subira inyuma, za zindi navuze nkoresha, murabona yuko ongera usubire hano kuri hano hasi kurimo. Ego murabona ko maze gukoreshaho 0.46. Izindi zasigaye ntakoresheje nizo bampembera. Izo utakoresheje bazisharinga abandi bantu. Nukuvuga ngo hari izo mba ngenewe gukoresha ku munsi. Iyo rero ntazikoresheje ubwo bazisharinga abandi bantu bakazibagurisha, ari nacyo baguhembera. Nako kabananire ako tugakuyeho. Hanyuma rero tuzagenda tubereka uko babika. Tuzakora amavideo agaragaza uko babikuza. Ibyo ntiturabigeraho kuko ntiturayuzuza. Turakomeje. Hanyuma tujye kuri Hi Family. Twabahaye link cyangwa se turabaha link. Ndi bushyire link za ziriya video zose nababwiye tumayininga, ushaka kuyimayininga imayininga. Iyi ngiyi bayita Hi Family cyangwa se Hi Family. Hi Family ni urubuga rw'umuryango rwidagaduriraho, rwisanzuriraho. Ubu hano habamo amajwi iki. Rero murabona hano hagati akangaka go chat kankakandeho, ubwo ujya kumva amajwi y'abantu bari mu kuganira n'iki
nigira hano kuri dashboard. Murabona yuko kuri dashboard mfite dore ako
rumu, kandaho kuri rumu uragura. Ayo mfite. Ayo.
wa mwanya mwicara mupfusha ubusa mujye muwukoresha muri ibi ngibi mubone megasha mujye muve mu mukino. Ubushatse hano nayakuraho nkayayohereza umu agent akayamvunjira nta kibazo. Dore ngejeje 3 n'ibice 10 cyangwa n'igice kimwe. Ngayo nguko hari ibindi mushaka? Nuko nguko bikogwa. Nuko bikogwa twabibonye. Ubwo dusigaje gukora iki? Gucreatinga wallet kwa Simbabure. Muwe muyakorera kwa gatandatu Simbabure. Nimbabura nakazi kanyu. Ariko na video tuzayikora ntari. Okay. Ayo muronke kandi I'm telling you that ndabakunda cyane. Don't forget to subscribe.